Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje, nari mbakumbuye. Amazina ni Ev Ruhumuriza Herman, gahunda tujemo ni impamba y'umunsi. Kiganiro impamba y'umunsi, banje kubifuriza umugisha. Umugisha w'Imana ube kuri mwebwe. Iyi weekend mugire umugisha w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Abakoze subscribe, Yesu abaha umugisha. Abakoze share, abakoze like, abantu bagiye bandika comment bakagenda batwereka yuko abadukurikirana bifurije umugisha w'Imana. Igitondo nkuzana ijambo rivuga ngo ibyaguhagurukiye Imana ibimwaze. Imana ibimwaze nibirangiriza bigira igisuzuguriro. Umva nkubwire inshuti yanjye, ari ibintu bimaze iminsi byaraguhagurukiye, kugeza ku rwego usigaye uryama ntusinzire, kugeza ku rwego umutima wawe udatuje. Imana ibimwaze nibirangiza bigira igisuzuguriro. Yesu nashimwe cyane. Abarozi barakuzeme endrayi, abarozi baraguhagurukiye, abapfumu baraguhagurukiye, bakonikoni baraguhagurukiye, ibintu byinshi byaraguhagurukiye, ariko Uwiteka mu mpamba y'umunsi abimwaze. Nabimwaze nibirangiza bimwarwe bigira igisuzuguriro. Yesu nashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 35 umurongo wa 4. Haravuze ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Igitondo nkuzana ijambo rivuga ngo marayika w'Uwiteka agira ibyo yirukana. Abyirukane ku buzima bwawe, abyirukane ku buzima bw'abana bawe, abyirukane ku buzima bw'umuryango wawe, abyirukane marayika w'Uwiteka. Aya magambo ni Dawidi wayavuze. Yaravuze ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro. Reka ibishaka ubugingo bwawe uyu munsi Uwiteka bimwaze, nibirangiza bigira igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Umva nkubwire inshuti yanjye, hari maze iminsi biguhiga, maze iminsi biguhigira abana, maze iminsi biguhigira umugabo, maze iminsi biguhigira umugore. Umva nkubwire Uwiteka bimwaze. Uyu ni Dawidi. Dawidi ni muntu ki? Dawidi ndashaka kwibutsa ni umuhungu w'umuherezi kwa Yesayi. Uyu muhungu w'umuherezi kwa Yesayi ni umuhungu babonaga nta kintu azamara, bahitamo kumwohereza mu ishyamba kuragira. Ageze mu ishyamba Imana imubonamo umumaro. Reka nkubwire, abantu barimo kukuraka abona nta mumaro ufite, ariko Imana hari umumaro irimo kukubonamo. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ze epifosimemone, abagenza ubugingo bwawe Imana ije kubamwaza. Abagenza ubugingo bwawe marayika aje kubirukana. Uwiteka kwirukanire. Marayika w'Uwiteka nagira ibyo kwirukanira. Marayika w'Uwiteka nagira ibintu yirukana ku buzima bwawe. Marayika w'Uwiteka nagira ibyo yirukana ku buzima bw'umuryango wawe. Marayika w'Uwiteka nabyirukane. Uva nkubwire mu kazi kawe marayika w'Uwiteka nabyirukane. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho ugenda marayika w'Uwiteka nagira ibyo yirukana. Marayika w'Uwiteka nabyirukane, abyirukane imbere yawe. Umva nkubwire, Dawidi avuga aya magambo yari afite byinshi bituma ayavuga. Hari abari bamuhagurukiye, hari ibyari byamuhagurukiye, ariko arangije ari n'isengesho yasenze. Ndumva nshakiro gitoya kusenga isengesho ribwira Imana ngo hereza marayika birukane. Iri ni isengesho yasenze. Arangije arabanza avuga ati bamware. Vuga ngo bamware, bamware, abahiga ubugingo bwawe bamware, abanzi bawe bamware, abanzi b'umuryango wawe bamware, abanzi bawe bamware. Tozelo la befosi memone with andokia baiga. Imana ibamwaze mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye Imana ibakumwarize. Ikumwariza babona abashaka yuko umwara.
Imana igusebereza bashakaga yuko useba. Imana ibamwaze mu izina rya Yesu. Tokezo benefosimanda. Imana ibamwaze. Dawidi arangije asenga rino sengesho, abwira Imana, arayibwira ngo Mana, nibamara kumwara ubanyirukanire, ubirukane. Marayika w'Uwiteka ahagurukire kubirukana. Marayika w'Uwiteka ahagurukire kwirukana abamaze iminsi baruga ikibanza cyawe. Marayika w'Uwiteka ahagurukire kwirukana abamaze iminsi bakurogera umuryango. Marayika w'Uwiteka akwirukanira abamaze iminsi bakuruga. Marayika w'Uwiteka akwirukanire abamaze iminsi bashaka yuko wakorwa n'isoni. Marayika w'Uwiteka akwirukanire mu izina rya Yesu. Akwirukanire abantu bamaze iminsi bagutega imitego. Marayika w'Uwiteka bakwirukanire. Iki gitondo Marayika w'Uwiteka birukane. Ku buzima bwawe birukane. Ku buzima bw'abana bawe birukane. Ku buzima bw'umuryango wawe birukane. Mu izina rya Yesu abakwirukanire. Dawidi arangije avuga aya magambo. Aravuga kandi bagire n'ipfunwe. Iri sengesho arisenze Dawidi afite umubabaro. Arangije avuga ngo bagire n'ipfunwe. Nibamwara n'ipfunwe rizabafata. Nibamwazwa nuko babonye ko ibyo batekerezaga batata ariko babibonye. Nibamwazwa nuko bakuroga bakabona ntupfa. Nibamwazwa nuko batega imitego bakabona irafata ubusa. Nibamwazwa nuko bitegereza bakareba bakabona bari bazi ko ugiye guhomba, ahubwo bakabona uri murunguka. Nibamwazwa nuko bitegerezaga bavuga ngo ugiye gutandukana n'umugabo wawe, bakwitegereza bakabona nta hantu urugo rwe rurakomeye. Nibamware. Nibamwazwa nuko bari bazi yuko upfuye, nibarangiza abone uri muzima. Nibamware kubera yuko ibyo batekerezaga atari ko bibaye. Nibamware. Vuga ngo nibamware. Abahigaga ubugingo bwawe nibamware. Abahigaga ubugingo bw'abana bawe nibamware. Abahigaga ubugingo bwo tosha ya bi'egaye. Abahigaga ubugingo bw'umugabo we nibamware. Abahigaga ubugingo bw'umugore we nibamware. Nibarangiza bagira ipfunwe. Reka mbabwire, iyo umuntu yagize ipfunwe akubabwira kano kantu. Urazi nko kuba umuntu yaraguteranyije n'umukunzi wawe, yarangiza imvura ikagwa ageze iwawe ubana nawe. Ahangaha ahita agira ipfunwe. Yarangiza avuga ngo ntabwo nahugama. Yarangiza akagenda anyagirwa. Imana igira ibyinyagiza ku buzima bwawe. Imana igira ibyinyagiza nibirangiza binyagirwe. Tazo lele bobone vosisime mone. Marayika w'Uwiteka abirukane. Dawidi shaka Dawidi bari bazi ko nta mumara azamara. Bari bazi ko nta kintu ashoboye. Barangije bamuhitiramo kumwohereza mu ishyamba kujya kuragira. Abandi bana bajya kwiga iwe bamwohereza mu ishyamba. Ariko ageze mu ishyamba ahasanga Imana. Umva nkubwire, ibyo abantu bibwira ndashaka kuvuga ngo ntabwo ariko bizaba. Ntabwo ariko bizaba ku bategereza Uwiteka, kandi ntawe uzakorwa n'isoni. Barangije bamujyana mu ishyamba, kumbi bamujyanye mu kibanza cyaho Imana ikorera. Bamujyanye kugira ngo bamugeze ku mugambi w'Imana. Aragenda yigira mu ishyamba. Gahunda zose azikorera mu ishyamba. Imyitozo yose ayikorera mu ishyamba. Ubwo abandi bari mu kwiga, iwe yari ari mu ishyamba. Arangije Dawidi, Imana hari icyo yamuteguragamo bene wabo batari bazi. Hari icyo Imana yamuteguragamo umuryango utaruzi. Hari icyo Imana yamuteguragamo inshuti zitari zizi.
hari icyo Imana yamuteguragamo imiryango itarizi. Umva nkubwire inshuti yanjye, bantu bakubona nk'upfuye, ariko hari icyo Imana irimo kugutegura mu ejo hazaza. Hari umugambi Imana irimo gutegura ku buzima bwawe. Hari umugambi ukomeye Imana irimo gutegura ku buzima bwawe. Imana yarimo gutegura Dawidi kugira ngo aze umwami w'Abisirayeli. Arangije umunsi Imana ibwira Samweli ngo najye kwimika umwami kwa Yesayi, ntabwo Dawidi yari ari mu rugo, yari ari mu ishyamba. Ariko niyo Imana yashaka kugira ngo izakoresha. Umva nkubwire, nawe ugaragara nk'utariho, ariko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Umva, nubwo bameze nk'aho baguciye, umutima wawe utuze, Imana igufiteho umugambi. Nubwo ze epifosi memone, nubwo bavuga ngo nta kintu uzimarira, umva nkubwire, wowe ubwawe nta kintu wakwimarira, ariko Imana izakikumarira. Dawidi bari bazi yuko nta kintu ashobora kumara, ariko Imana yari izi ko hari ikintu azamara. Abantu bakubona none, ariko ntabwo bazi ejo hawe. Abantu bakuzi none, ariko ntabwo bazi ejo hawe. Ejo hawe uraje utungurane, ejo hawe hazatungurana, ejo hazatungura abantu. Ubwo marayika w'Uwiteka azirukana ibyari biguhagurukiye, ejo hawe hazatungura abantu. Yesu nawe umugisha mwinshi, Yesu nawe umugisha mwinshi. Ndashaka kubabwira ngo marayika w'Uwiteka hari ibyo aje kwirukana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari ibyo marayika w'Uwiteka aje kwirukana. Dawidi, ndashaka kwibutsa yuko avuye mu ishyamba aje kwitaba Samweli. Akigera mu marembo, Imana yaravuze ngo nguriye umutima wanjye wishimira. Urahatagaragara, ariko gerageza umutima w'Imana wishimire. Umutima w'Imana niwishimira, nshatse kubwira ngo topefosi memone etandoze lora binifo. We stand here, dedra bini avo zarima memone. Ndashaka kubwira ngo umutima w'Imana niwishimira, Imana izagukoresha, kandi izagukoresha ibintu by'ubutwari. Ageze imbere ya Dawidi, Imana iramubwira ngo uwo nguwo niwe nitegereje mu muryango wo kwa Yesayi, mbona ni umunyembaraga. Uwo niwe nitegereje mu muryango wo kwa Yesayi, mbona niwe uzahindura amateka y'igihugu. Uwo niwe nitegereje mu muryango wo kwa Yesayi, mbona niwe munyamateka. Reka nkubwire, ugaragara nk'utariho, ariko niwe munyamateka. Tugiye gusenga Imana. Imana yirukane, Imana ikwirukanire, nirangiza iteze ipfunwe, nirangiza imwaze. Yesu nabaho umugisha mwinshi. Dusenge. Mana, ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose. Mu mpamba y'uyu munsi ndagushimiye ko hari ibyo wirukanye, hari ibyo wirukanye ku buzima bw'abantu, hari ibyo uteje ipfunwe, hari ibyo marayika wawe ahagurukiye kwirukana. Tosika ya bone, ndagushimiye kino gitondo yo kwiteka nyir'ingabo Imana, utanze ibyishimo ku bari babibuze nk'uko wabihaye Dawidi. Mu izina rya Yesu, amen. Wowe utari wakora subscribe, kora subscribe kuri channel Ruhumuriza Herman official. Ubundi ibiganiro dukora nayo kizajya kikugeraho. Kandi numara gukora subscribe, ntibagirwe gukora share, usharinge n'abandi, tuzajye tubana umunsi ku wundi. Nkuko like, nurangiza wandike muri comment nimba hari n'igitekerezo watanga, waduha, ukore muri comment. Iturangiza tuzajye tubana umunsi ku wundi. Yesu nawe umugisha mwinshi cyane. Yesu nabibirukanire. Ciao ciao.